Rayon Sport byashyushye kuri ubu ngubu, umutoza yagiye guhura n'uwitwa Ruvumbu Nzinga, bamaze no kuba baganira. Na makuru ngiye kuza kuba nakugezaho nyuma y'umwuka mubi n'ubundi uri mu bayobozi ba Rayon Sport, ariko kuri ubu umutoza we arakomeje aravuga ati ndashaka guhindura Rayon Sport mu byo mutari muzi. Turaza kugaruka no ku yandi makuru y'ibanga, na makuru n'ubundi tuba turi kugenda dukurikiranya. Ni nyuma y'umwuka mubi mu bayobozi ba Rayon Sport ngo Skol nayo yanze gutanga amafaranga, umwuka mubi mu bayobozi utaragaruka, nabyo ndaza kukubwira. Ndetse turaza kugaruka no ku makuru ya Munyakazi Sadati. Munyakazi Sadati yemereye miliyoni zigera kuri 300 Rayon Sport, ariko ngo ayo mafaranga akazayishyuza ngo ku mukino, cyangwa se akazayishyuza muri stade Rayon Sport yakinye. Ubwo ngubwo niwe nyine waba wisharijeho yuko agiye kuzayabyaza mu mukino, ariko akabanza akabahereza 300 kugira ngo ekipe itaza kuza kuba yasubira inyuma. Ariko tugiye kugaruka ku bya Ruvumbu, turaza kugaruka no kuri aya makuru ya Munyakazi Sadati ndetse na ya Skol. Umwanya nudukundira turagenda tuvuga no mu bakinnyi n'ubundi barimo baraza ndetse biteguye kuba basinya mu gihe n'ubundi aya mafaranga arimo arashakwa by'igitaraganya. Ndetse ngo Rayon Sport kuri ubu ngubu yamaze kuba yahinduka. Ariko ntizimbye mu magambo, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tuze kubasha kubana 5 kuri 5. Murabizi yuko amakuru yacu mu badukurikiranaga kuri Niyo TV1 original y'ibihumbi 80, ntabwo kuri ubu ngubu turimo turabagezaho ibiganiro bya siporo yimukiye hano, twashinze Niyo TV1 Sports. Rero muze tujye tumenya amabanga n'ubundi twumviraga kuri Niyo TV1 mu bihumbi birenga 80 bidukurikirana. Ariko kuri ubu ngubu twatangiriye kuri 0. Murebe mubanze mukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Reka twimanukire n'amakuru y'ibanga n'ubundi y'uwo witwa cyangwa se n'uwitwa Ruvumbu Nzinga wahuye n'umutoza, ndetse ngo banemeranyije ko agomba kugaruka muri Rayon Sport. Amakuru rero yarameze gute, bahuriye hehe, nibyo tugiye kugarukaho. Ariko ndaza gusaba uri ku buhanga bw'ibyuma aze kumyutingira abantu rwose batakoze subscribe, ku buryo iki kiganiro bataza kukirangiza. Ariko ndizera yuko twese twamaze kuba twayikora cyangwa se turimo turagendana. Mubanze mukore subscribe kugira ngo mutaza kubona ikiganiro cyavuyeho. Byagenze bite rero? Uwitwa Ruvumbu Nzinga yahuye n'umutoza, ariko yajyanye n'umusaza n'ubundi wa Rayon Sport. Ibyo ngibyo ntago nza kuza kuba uwo musaza ndamuzi, ariko ntago mutangaza kubera yuko wenda bitararangira cyangwa se hari amakuru yandi tukirimo turahiga ndetse tuza kuza kubona. Rero ngo bagiye ku mugambi w'iki. Mu by'ukuri umutoza yagejeje igitekerezo kuri Rayon Sport cyangwa se ku buyobozi bwa Rayon Sport. Baravuga bati nakurikiranye amateka, numva uwitwa Ruvumbu Nzinga akiri muri Rayon Sport. Rayon Sport ntago yari yongera kugera ku rwego nk'urwo Ruvumbu Nzinga akiri muri uyu mukino byagendaga. Ariko namenye amakuru yuko hari ikibazo cyangwa se hari amakosa akomeye cyane yabaye kuri Ruvumbu Nzinga. Mubyibuke neza, uyu Ruvumbu Nzinga ubwo yasezererwaga, ndetse ngo kari akanyafu k'amezi 6 ahawe ko kujya kwitekerezaho, nyuma y'amezi 6 yahawe kubera amakosa yakoreye igihugu muri rusange, kubera amakosa yakoreye Rayon Sport ekipe, ndetse amakosa yakoreye abakinnyi bose b'abanyamahanga, ndetse yaba atari igihugu cy'u Rwanda wari kumva yuko n'abakinnyi baturuka hirya mu mahanga batazongera kuza kuba bakina muri ekipe ikunzwe nka Rayon Sport. Ariko mu Rwanda murabizi ko ibintu byacu biba ari amahoro. Umuntu yashaka ko twumvikana turumvikana, iyo adashaka ko tutumvikana
nta nubwo twigira twumvikana. Burya u Rwanda rwo rushyigikira amahoro cyane kurusha ibindi bintu byose. Murabizi ubuyobozi bwacu ahantu bwavuye naho bugeze kuri ubu ngubu nta bintu bya danje. Noneho umutoza yaganirije Ruvumbu Nzinga bwa mbere, amaze kumuganiriza muribuka ko nababwiye yuko yavuganye, umutoza yavuganye na Ruvumbu Nzinga bwa mbere. Ibyo bintu narabiburekinze, muragenda mu kireba ikiganiro kiri kuri Niyo TV1 kiriho kabisa. Noneho rero uwitwa Ruvumbu Nzinga rero, Ruvumbu Nzinga yasabye imbabazi ekipe ndetse asaba imbabazi n'abanyarwanda muri rusange bakunda siporo. Aravuga ati ibihano nabivuyemo, ndibuka mujya kugenda cyangwa se tujya kugenda mwashyize mu bihano by'amezi 6. Ibyo bintu naracecetse, nta kindi kintu nongeye kugeraho, ibyo bihano narabyemeye. Nyuma yaho nubwo ntabyakiriye neza, mbere yaho nubwo ntabanje kubyakira neza nkumva yuko bigomba kwigomeka, ariko nta kwigomeka kuri ekipe ya Rayon Sport, nta kwigomeka mu gihugu cyangwa se muri siporo. Ntabwo bikwiriye umu profession cyangwa se umukinnyi mwiza ushobora gukina abantu bakamukunda. Ndetse ngo amakuru y'ibanga mfite, uwitwa rero uyu Ruvumbu Nzinga ngo yabonaga amafaranga menshi cyane akinira ekipe ya Rayon Sport yarutaga y'amasezerano yasinyishijwe. Rero hari umuherwe n'ubundi wari wavuganye n'uyu mutoza wa Rayon Sport, aravuga ati ngewe amafaranga yose ya Ruvumbu Nzinga azasaba, aya mafaranga nzayatanga. Ibyo ngibyo bishyirwa ku ruhande, ariko babanje kuvugana kuri telefone. Uyu munsi ibi ndi kubabwira ibyaraye bibaye i Kampala muri Uganda, niho uyu mutoza yavuganiye n'uyu witwa Ruvumbu Nzinga. Amakuru mfite nuko muri Uganda ejo hiriwe uwitwa Ruvumbu Nzinga, ndetse amakuru yandi akambwira yuko uyu mutoza nawe yajyanye n'umusaza bakaba baganira kugira ngo baganirize uyu mutipe bumve yuko nta bintu byinshi agifite, akaba yagaruka muri Rayon Sport. Aya makuru ni aya nyayo. Makuru nge breaking burya bari amakuru nabanje gukorera ubusesenguzi. Ese turaza kwakira gute Ruvumbu Nzinga muri Rayon Sport? Ese tuzarebana gute cyangwa se azarebana gute n'abakunzi be, dore yuko abafana ba Rayon Sport ngo bagejejweho ngo bo ku mutima, ngo hari groupe irimo abafana ba Rayon Sport bo ku mutima, bamwe nyine bari abajyanama ba ekipe bakwiye kuba bakebura ekipe ndetse banayifasha mu buryo bw'amafaranga, ngo banagiwemo ifoto ya Ruvumbu Nzinga. Aravuga ati mubyumva gute uwitwa Ruvumbu Nzinga agarutse muri Rayon Sport? Bose bakoma amashyi, nubwo muri bamwe mu bayobozi cyangwa se bamwe mu basaza bavuga ati Ruvumbu yakoze amakosa kandi igihugu cyacu ni igihugu kitagikwiye kuvogerwa, ntago akwiye kugaruka. Ariko burya ekipe ntago igendera, cyangwa se umuyobozi wa ekipe ntago agendera ku marangamutima ye, ahubwo agendera ku marangamutima y'iki? Y'abafana. Ibi ngibi izi ni zandani yababawe ko iminota inshiranye se ntabagejejeho ibya Skol. Nyamuneka ibya Skol reka mbinyuremo, wenda ndaza kugaruka making sure neza niba warakoze subscribe. Ariko reka tugere kuri Skol no kuri Munyakazi Sadati, iminota wenda itarenze ingahe kugira ngo tumenye n'izi zandani. Ngo witwa Sadati akimara kubona ibibazo biri mu buyobozi bwa Rayon Sport, akibana kubona mu bukene Rayon Sport ifite, kandi bitewe n'igitekerezo cyiza yagejejweho yuko ekipe
y'abanyarwanda, ekipe ikunzwe irimo irashaka guhindura ekipe, yemeye gutanga miliyoni zigera kuri 300 azihereza ekipe ya Rayon Sport, ariko akazazishyuriza muri stade. Ubwo aziyakirira umukino muri stade, ndetse abazishyura ayo mafaranga azavamo Munyakazi Sadati ayahereho yishyurwa cyangwa se akura kuri za miliyoni zigera kuri 300 za Rayon Sport. Twigarukire muri Skol naho umwuka ngo urimo, nyuma yo kubona ubuyobozi bwa Rayon Sport butarimo burahuza, nyuma yo kubona ubuyobozi bwa Rayon Sport butari guhuza, ngo yahagaritse ikiswe ifaranga, irabana, iravuga ati mubanze mukemura ibibazo biri muri ekipe kugira ngo tuzamamaze, tuzakunde ekipe ya Rayon Sport. Murabizi ko Rayon Sport ahiri Skol nayo iba ihari. Kavuga bati rero hagomba kuzaho iki, hagomba kugira ute kubanza kugarura umwuka muri Rayon Sport mwiza, abayobozi bakiyunga, ndetse nta bintu by'imyijyane biri muri ekipe, maze tugakomeza kumena ikiswe ifaranga. Kuri ubu ngubu amakuru ngahari nuko amakuru y'ibanga mba namenye nayabavugwa, ariko mba nge nayamenye, burya ntago njya kuvuga ikintu ntahagazeho. Rero ngo yahagaritse ikiswe rare cyangwa se isente ahangaha muri Rayon Sport, umwuka mwiza ubanze uzema. Ariko nanjye nanabishyigikira, by the way, burya umwuka mubi mu buyobozi bwa ekipe nta nubwo bikwiriye kuba mu Rwanda. Hano hari umuntu ubufitanye ikibazo n'undi, ntibicare hamwe ngo bagicoce, ngo bakore business, bakore ku mitima y'abanyarwanda. Dore yuko ekipe ya Rayon Sport ari ekipe dukunda, ari ekipe dufana, ikwiye kuzamo umwuka mwiza. Imana ibarinde. Rero ibiganiro byacu byo ni akagaruka, muri hangana ko ndengejeho iminota mba narihaye, mba ngira ngo ntabatindira, ariko tuzajya tugenda tubapudetinga 5 kuri 5. Kora subscribe, dufite abantu bagera kuri 5 bamaze gukora subscribe, ubwo abandi baza kwiyongeraho. Murumva yuko ibintu biri bigenda neza, kandi turabashimira ku gitekerezo mwaduhaye yuko tugomba gufungura iyi YouTube channel nshyashya, ndetse izajya ivangura izindi nkuru zitandukanye. Tukavuga tuti dufite channel ya siporo cyangwa se dufite TV ya siporo, tuzajya tubimenyeraho ubwino, dufite n'ibindi biganiro bizajya binyura kuri ayo masheni. Rero abakunzi ba Neo TV1 ni baba batubwiye bati nyamara bikwiye gucangurwa, kandi natwe tugendera ku byanyu mushaka, ku byo mutekereza, kandi nawe niba ari ubwa mbere dukurikiranye, twebwe tuba dufite amakuru, kandi n'amakuru abayize. Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha, Imana ihire imirimo y'amaboko yawe, cyangwa se ihire ibyo ukora byose.